icya nkabigamba nyo mwana w'umusheje karabaye da sinabikubwiye ukavuga ngo yeye ubu ntacyo ubonye nanjye byabishe Fiona. Mama nawe narwaye mu nda. Warwaye iki? Narwaye mu nda. Hamurwaye mu nda araruga. vuga wicaye cyangwa ugenda wicara hirya iruhande nayo hanyuma umusobanurira neza ukuntu hanyuma se gufata hano wikingiraga n'urukingo ruhu ukarabaye Fiona mwana wanjye ndakwinginze mbabarire si habe hari icyo ndi gutekereza nk'ikibari cyo ndi gutekereza iki ko nawe ugira ibyo utekereje Fiyo uri bukumunsi ugenda uburyo wiga guhondobera usinzira buri kanya utarya uratwite Fiyo mama ntabwo mwite ntabwo atwite Fiyo ndashaka nawe mbwiza ukuri ubu si bya bindi ndashaka umbwiza ukuri mama ntabwo nwite oya Fiona we ndakuzi ariko nawe ugira menshi uri ubaza ibyo gutwita si umuhungu se inda y'abahungu ni kuri itangira kwerekana ibimenyetso ariko ntabwo mwite ababyeyi babyaye ndarumbije cyabitama ndagukunda mama ntabwo nwite mwana yanjye nyangara shani ko yariraga nawe ugiye kuza nyangara narakubwiye ngo wite ku mukobwa wawe umuhe impanuro urabyanga ikivuyemo nicyo icyo ubibye nicyo usarura koko unkojeje isoni mama ntabwo nwite uzi n'ibindi ahubwo nabanza tubwire uwo mutenda mbere yo kuvuga byinshi nabanza kubwira uwo mutenda ntabwo nwite nyamara hano nta musoro uhaba nta n'abantu duturanye nabo ntabwo nwite ararabunga ijoro aragenda agataha igihe ashakiye nicyo yagombaga kuvanamo ubu rero ngiye gutunga abagore babiri ariko please ndakwinginze shire mbabarira umugore mukuru nuwuhe umuto nuwuhe ngewe ntabwo ushaka kubyemera kubana n'abagore babiri hano harasigara umugore umwe undi asohoka agenda nuko bimeze kandi ariko nyamara ntabwo nwite mama nuko ushatse wanyuma Fiyo ndi umuntu mukuru ntabwo ushobora kuberwa umuntu twite ntabwo ibyo tubigumamo urahitamo ko Fiona asohoka akagenda akajya gushaka uwamutenda wakumva umufitiye impuhwe ukamurekera hano akaba ari wowe usohoka none uvuze ngo uhitamo none niwe njye sinabana n'abagore babiri niwe wamutenda se nakubwira wayimuteye ngamubwira rero akubwira wayimuteye oya umva Fiyo ugiye kunsenyera urugo ndakwinginze mu maguru mashya iyo ndishyira wayiguteye uyimushyire ayirere uzabyare gira vuba mbabarira urakicaranye n'uyu mukobwa babarira mwana wanjye urabizi ndagukunda ariko ubu ngubu ngo ababyeyi bagere mu weda ngaho kumaniza mu zawe Fiona haguruka ugende genda kigize mabishu none karimo karaza kazana ibirutsi hano
uri kurira inshuti yanjye? ukuntu ibintu bimeze Byagenze ute? mama yanyirukanye nanone ariko noneho Nanone se mukaso ahubwo ubwo ni mukaso ninde? uriya wa Yongeye byararangiye kugushaka gufata ku ngufu? uriya wa byararangiye nta kibazo dufitanye Byagenze bite se? Wumva Ushobora kuntera ubwoba wambwiye. azi ko mwite What? Usigaye warishira mu ngeso z'ubusambanyi sho? ukunze ibyo bintu njya mbijyamo Mwese byakugendekeye bite? Ku buryo waza ukambwira ngo uratwite? ahubwo wa muhungu twari turi kumwe cyagiye nijoro waba uzi ukuntu yitwa cyangwa uzi iwabo Ubwo kuko intandaro y'ibiri kumbaho byose niwe ubuheze umwe twari turi kumwe cyagiye nijoro cyane benshi. Umwe mugufiya ujya kubamo inzobe cyangwa undi w'igikara? oya n'uriya w'inzobe Narazishatse kuvuga ko ari waguteye inda. cyane rwose cyane pe kuko nta wundi muhungu nigeze mbonana nawe Cyane imbara uriya we rwose pe. Ntacyo nkwijeje. Uzi impamvu? Pe iwabo ni abakire bafite buri kimwe ariko bafite nyina Shumi. Arabafuhira ku rwego aba yumva ko nta n'umwe uzashaka umugore atamushakiye. Ibyo rero uri kwigira by'imiteto ngo uri kurira ngo yaguteye inda shaka ushaka ukureho pe ntacyo nkwijeje. basi Nimba ubizi neza ko ari waguteye inda dore yitwa Dave. basi suzi iwabo Byagufasha ikize? Ntacyo byagufasha pe. byibura nkamenye ibindi ndirwariza pe niyo nagenda nabwira inkuru yose nyine uko byagenze nta Ko nyina Ninde uri gukomanga? Cyana bikomanga iwabo. ntamwiriwe Uraho. Bite? byiza Neza. Kare. nanjye kureba umuhungu wa hano nanjye kureba umuhungu wa hano Hano. Uruwa he? Uramurebera iki? Ntabwo nakumenya. umuhungu wa hano hari abakobwa b'inshuti zanjye nagiye gucumbikaho nahuye n'ikibazo Semwa witwa nde? Imana yitwa Fiona Fiona. yego Iwanyu ni he? iwacu ni Gikondo Ego Gikondo ni naho. Uturitse Gikondo ba. Inahanga. Ngo byagusabye inzira ingana iki ngo ugera hano? Imana inzira ndende Utumuhungu wanjye. umuhungu wawe rero hari abakobwa twabanaga bari inshuti zanjye nagiye gucumbikaho hanyuma bamera nk'aho bancuruza Bagira bate? bamera nk'aho bancuruje Ibyo bigahurira he n'umuhungu wanjye? Umundi se nuwuhe? Kongira abana benshi. kereka ubwo mubonye ntago namenya nta nubwo nzi izina rye sina nubwo twe tuziranye Ntacyo reka ne kubyina mbere y'umuziki. Kagira inkuru n'umunwa yibara. nyine nyuma y'uko duhuye bakancuruza nasanze yaranteye inda Oya. Umukiriya n'umuhungu wanjye. yego Hey. Baragucuruza umuhungu wanjye bari wugura. Agurira Igikondo. yego Nta mwana w'ikirara ngira ugenda Igikondo. Reka. Abana banje baba mu rugo uwo ngira umwe ushobora gutarabuka
ni hafi aha niya nkoko itorera hafi y'iwabo yaguteye yaneye inda kandi nabibwiye mu rugo none banyirukanye. okay bakwirukanye ntumuje kureba umuhungu waguteye inda tamuzi izina mwahuye nka kangahe ni rimwe ryonyine. ubwirwa n'iki ko ari hano nuko aba ntanzemo pasenti bambwiye ko aba hano. okay amwana we reka nkwibwirire wayobye shawa na rose nabe burinze bugukeraho kandi bambwiye ko ari hano mama. ndacyakubaza nubwo mbwira iwanyu ngo bakwirukanye ugira ababyeyi? Yego ndabafite mfite mama gusa. nta papa ugira? Oya. Mama waratinyuka arakwirukana? Yego yanyirukanye. Yabonye uri indaya. Ubwo nyine yabonye atakwihanganira. None se umuntu ucuruza, umuntu wicuruza, none se ubwo niba waraguzwe n'abahungu barenze 5 ku munsi umwe. Wabwirwa n'iki kuwa uretse ko ntaranabyemera. Wabwirwa n'iki kuwa muhungu ari waguteye inda? Ko indaya mucuruza kuba mubonye abaranguzi, abadandaza bose ko mucuruza. Sonde kucyo baye indaya uri umwana. Mama nago nari nsanzwe nicuruza njye no kuri kw'Imana. Mbese mwese niko muvuga. Mbese uje kumbwira mama umuhungu we yaransujuye. Yego. Mungu ngera gusujuye. Okay. Nanjye ndo umubyeyi. Sibyo? Reka ikibazo nyifate nkishyireho. Nubwo ntemera neza ko ari umuhungu wanjye. Umuhungu wanjye nzi uwo naba nkeka. Kuko wese nanamutekerezaho. Mana yo mwijuru uramutse unamutekerejeho umwana wanjye nagukubitira nkagushwanyaguza. Ariko wenda umwe we abaye ari we waburiwe nayo nuko nakwitukira umwana ariko yabikuriye hakazagira yirirwa ha ninjye umugurira nkamugurira na bogisa ninjye icunga nako aniyogoshesha none se wabuje kumureba hwiki uwo nyina yanze mbari ryo mufata ndacyarwana n'umwana wanjye ndarwana no kumurera kandi arashaje ariko n'umusaraba wanjye ntago nakwegereka umusaraba wawe ntago natunga umugabo n'umugore muri iyi nzo nibishoboka heza ko sinzi ko yanakwemera reka nibe nyoko yakwanze ndinde kukwemera none uravuga ngo umuhungu wawe ubundi se mbihakanye wanjye rute ntuzi izina unamubonye ntiwamenya nuko asa kimwe nuko bakurindagije nanjye nkabandi kurindagira aho ngaho wenda mama nshobora kuba nibeshya amazu cyakora cyo wenda wandangira nimba usabana bino uwo muhungu nibutse ko bambwiye ko yitwa ngo Dave. Ko yitwa Dave. Hey! Yitwa? Bambwiye ko yitwa Dave. Yewe, ibyo navuze ndacyabisubiramo yakuriye. Yakuriye uretse ko ifite iwabo. Atari inzererezi. Ifite aho itaha. Ariko wariwe nayo. Wa mwana we rero. Ni Dave. Nayo mwijuru. Dave gatinyuka n'uburara bwawe n'ikibyo. Hakundi wabona guri ari umuntu w'umugabo. Nese manje ko bancuruje ntarinzi byari byo bari bangoshe. Wari wahumye byabwenge nago nari mbizi. Kumburi n'umusinzi. Uricuruza akanywa n'iyo byabwenge. Okay. Tugiye kugena nyoko yakwirukanye. Yego. Nta handi ho kubufite. Ha. Nahandi wahaba. Ahubwo reka dufata umwanzuro. Kandi ikintu ngiye kukubwira nta kugitekerezaho kabiri. Nk'umubyeyi impuhwe nyoko yakuburiye ngiye kuziguha. Ngiye kubigukorera. Iyo ndatugiye kuyikuramo. Ntabwo guki. Yes. Mama mwiriwe. Barya. Uri kujya he? Kujya mu nzu. Dani. Uyu munsi nta muntu uri bugere mu nzu. Yego. Semeza neza. Ndirwariye. Ndashaka amahoro. Mukomeze mutembere mugende mugiye mushaka. Muze bwije nibura muze nka 8 z'ijoro. Mbanze ndyame ntuze. Nimubone nasinziriye mubone gutaha. Siko narusa ko ndi buteze ngiye kwiryamira. Ndakubwiye ngo simeze neza ndarwaye. Simushaka mu nzu.
mama nawe urakina nimvuga ntujya wumva kare ntabwo ndi gukina serious nakubwiye ngo ndarwaye uzinjye nka uraye n'indwara zawe ndakuzihuye na mukuru wawe nawe ntari bwinjire mwese mugende ariko bakaba bagira ubu bivuze ngo runo rugo ntabwo nemerewe kurwinjiramo yego surakomeye yego none ndajya rero ndi mu masengesho genda usengere ubwo usengere na nyakora arwaye genda ubwire imana yawe uti mama yarembye ntameze neza reka tugende nyine ngusengere mu nzu umva ibintu ugiye kumbwirira imana kandi ugenda ufatanye n'abandi amasengesho wenyine ntabwo ari bukunde genda uyibwire uti mama afite umuriro mu nda hari kumurya umutwe umumereye nabi ndetse n'amaso yari gukandika ararwaye akaba urimo aravuga gutyo mama ese wagira ngo usange nahwereye ndarwaye ntabwo meze neza mukanyura mumbaza ngo ndwaye iki kandi bitakureba ntuzi ujya gukodesha hoteli cyangwa kuryama mu gasozi hejuru y'uko umutwe nanjye umutwe arega ntabwo unyoroheye byaba byiza kurushaho ukajya muri hoteli ukirinda rwa serera yawe na mukuru wawe nanjye nkaryama ngatuza n'inzara nyinshi okay ubwo reka tururindira inyuma nyine neza yagenda bite ururinda se narukurindishije wagiye mu byawe gusundi mama reka tuganire nk'abantu bakuru koko nk'ubu ngubu urwaye iki urwaye iki ushaka ko nkubwira n'indwara z'abagore ndebera n'undi nawe araje agafaranga ko yakubuze hose arambura nshaka wiki yakubuze kuri telefone ngo ntabwo iri gucamo kuki ndabona ari kamegera aho uriya nawe kamegemege nagenda ajye kumegera hirya nta mwanya mfite umva twumvikane Dave simeze neza ndabibona rwose usanze ndi kubwira murumuna wawe nimumfashe mushakaho umucyo nta muntu uri bwinjire muri iyi nzu ariko njye nta ndi bujye oya nanjye ariko narinje kureba agapira uje kureba umupira abonama yashize kandi igihe wayiguriye ejo bundi nta n'iminsi 10 irashira wayirebye cyane irashira ariko mama rwose nawe uzi okay weza bona n'umupira wowe Real Madrid irimo irakina ubwo je kureberayo ajyana iki se ko bigo ndayamuha sisi wumva kubundi ndayamuha ubu ufite ikihe kibazo ma 15 yego nawe 3 karindwi urebe ko ari haba umukiza kiriho nayo gukata ma ariko gukata kuri kode abaho ubwenge se shayi ifite genda ujye kureba umupira unywe n'agacupa nanakubana makeya ariko biraterwa n'iminota uri bumare kuko igihe ukunywa ndakuzi umbwire si wumva se ubundi niyo mpamvu ngukunda nawe rero nanjye njyewe iki naho njyewe ese we genda ndagiye naba makeya bita nkubwira wowe ushyira hano genda reba mukuru wawe aragiye agahinda no kugira umwana muto nko mwakumvikanye akaburi kubera itesha mutwe akakubera ikigeragezo niba nkubwiye ngo ntago meze neza fata inzira ujye mu masengesho niki gituma utagenda uragira ngo nguheke mu mugongo ngujyane mu nzu hasi kabiri kanga unjyana mu masengesho mama hari ngiye controlling uko ngomba nawe rero ya miss kuri magambo mvugishije none umutwanyishe pe mana yo mwijuru genda umbwirire Imana uti ari kuribwa mu nda umutwe uramishe ari gutonekara amaso nsabe meze neza nta kibazo meze neza sheri ko nari ndi hano hasi hepfo y'iwanyu waje ukansuhuza ko mukumbuye uraje ndaje sheri nta kibazo nta kibazo ndaje ntutinde no ya sheri wanjye abo ninde sawa ihute kabura cyawe ihute genda umurebe ihute ariko kandi uri ikibuga aramubwira ngo uzabe ikibuga umunsi uhurize ariko ndebe imvura igiye gukuba wafata ikote ubundi nkanyuma ihute ujya kureba undi mwana ngo warifubitse ntabwo yifubitse ndabizi hute umunsi uhurize mwana wa
Bashyize. Bitese mwana wawe. Sawa. Waje ryareze. Nciyemo umwanya nje. Umwanya? Mwese wa mwana waguhamagara kuba murarangizanyije. Reka nta bintu yambwiraga hanini kuko nari ngiye kumusuhuza gusa. Sabe ikibuga. Gusa wasubiye ukareba uko ameze. Kora yize kandi icyo twagomba gukora cyarangiye. Wamutegeye se? Ahubwo se wabwiye umushyitsi akaza akansuhuza. Oya ntibibazo muri inzu zisigaye zivuga. Noroye agapusi kubera imbeba. Agize ntiyacirira agapusi. Ahubwo muze kugenda neza ntabemere gukatira mu kiriya cyumba kataza kumurya namenye gafite amahane. Nanjye kare kandomye intoki. Pusi? Nari ndimo nkigisha ku buryo ngo itungo ryose umuntu ariciririye yiga kuganira naryo. Ntabwo nshaka ngaho nawe se kandi gusa. Ubwo sura yamaze. Zimwe no kubona urabona ya mama. Icazwa hariya mvira hanjye uri kuntu kirenzo. Genda ucare hariya. Cara hariya. Mwana ngo nigeze nk'uyu. Ntabwo wanyoye za kunyo yicara aho ngaho. Noneho hari umupira umva noneho Ronaldo Ronaldinho umva waretse kunjomba umuntu igize icyo cyuka cyawe Ronaldinho arawufata umupira bahita bavuga ko ari kona ariko hari hepfo ntabwo subirayo byose ni ntandaro urone mujyane batumye nawe njyana no yukoje ariko simwaje muri kakonzuzugura ko mureke batumye muhandi hari hepfo n'ubundi hari ideni ntabwo nyine wishyuye yose bongeyeho desi munyuma y'ibihumbi 5 naguhaye uriya muri yamaze uriya yamaze bongeyeho desi ama subizanya ko gira vuba musubize nyine subiza umwenda wanjye shobora yakurutse de wigize none izo desi fata icyo gihugu cy'insohorere mu ugende cyomanganisha mugende mbabara kigaruka izo nzoga zagishizemo ase mama nkungu ni uruhinja ndabutere ngo nikize hanze mwana wanjye basi wowe kuri umurokore wambabariye ukanyumva bwarimwe koko ariko muragira ngo nzimanike mu mugozi mama ngiye rwose byatemuwe nonzo uramutse simbizi ntaho ndi wiki tera kuri fone nawe ariko narabyaye cyangwa naherekeje abandi none inda yawe ukuntu yandiye iminsi nayimaze indi nawe baravuga nacyo kikavuga nyine urumva ngo inda ngo yaramuriye nawe ndakuvuga ngo se inda yariye se ninde bari kuvuga ariko mane mwijuru uyu mugabo guciye giye akansigiza ingegera ako mama nyine nge ariko nge mama ndamukunda ukuntu none ugira gutya uzabanze wikunde ukuntu ngurira agacupa urumva mbere yo kunkunda uzabanze wikunde iki Uramurushanga basi mwana wanjye uwambabariye basi genda umbwirire ntuzaze mubwire ntuzaze ubwo ninde harya ndi iki wowe bama kandi umuherekeza ajye kunywa muherekeze mu kabari ngiye ajye kunywa inzoga mungereza y'ubamo wowe nyine wowe ntunywe ariko ugende umureberere mugenzi wawe ariko urabona atahembutse koko ariko urashaka gukomeza kunywa umwana wanjye waretse ukagenda akinywera ntagende ntabwo muzi icyaka kiranyije no kuri kwimana ndimo ndacya mana ishobora byose mana nyagasani ubu nzavuge ngeze nzababwiza iki mwabana mbabane mubwire